Mu zindi bizinesi nyinshi zisaba ko uba ufite igishoro gifatika, ariko muri forex nabwo basaba igishoro gifatika kugira ngo utere imbere, ariko si ngombwa ko kiba ari icyawe, si ngombwa gukoresha amafaranga yawe. Mu yandi magambo, muri forex trading ntabwo bisaba ko wowe uba ufite igishoro kinini. Niyo mpamvu njye nkunze kubwira nti abantu mugendera kuri za lot size, ngo nzajya nkoresha lot size ihuye ngo n'amafaranga nzatangiza, niba ari amadolari 100 nzajya nkoresha ihuye n'amafaranga nzajya ntangiza. Donc nkoresha lot size yayo ngayo, nimenyereze no kuri demo nkoresha ayo ngayo nyene, nkoreshe demo y'amadolari 100 kugira ngo nyene nimenyereze. Guys, iyo ni kosa rikomeye, niko myumva, ni kosa rikomeye cyane, kandi ntekereza ko mu myumvire yanjye ntekereza ko n'umuntu kwigisha ngo ujye ukoresha lot size wimenyereze kuri demo ingana n'amafaranga uzakoresha mu gishoro. Niba uzakoresha amadolari 100 uzakoreshe demo y'amadolari 100 kugira ngo wimenyereze ayo ngayo. Niba hari umuntu uri kukwigisha gutyo, ari kukwigisha nabi, harimo ikosa, ari kukwigisha nabi rwose, ari kugufungira imiryango. So icyo nshaka kukwereka ahantu ushaka kuvana igishoro cy'amafaranga menshi. Hari company ebyiri ngiye kukwereka zishobora guha amafaranga yo gushora akakubera igishoro, ariko bisaba ko uba ufite ubumenyi. Bisubiremo, bisaba ko uba ufite ubumenyi. Ikindi kandi nukomeza kubaho ubuzima bw'ubukene, ubuzima bw'ibibazo, uhora wumva video dukora dutanga hano zijyanye na forex, mu by'ukuri ntuzagire undi muntu witwaza, ntuzavuge ngo n'abantu batamfashije, ntuzavuge ngo navukiye mu muryango ukenye, ngo ugire ibindi bintu witwaza. Hano rwose niba ibintu ndi kuvuga uri kubyumva, ukumva ufite ubwenge buzima, uri kunyumva, icyo ukeneye ni ubumenyi rwose. Nudashakisha buryo ki ubumenya ugakomeza kuba mu bukene, uzamenye ngo ni wowe wizize, ntagire ikindi kintu cyangwa se undi muntu uzarenganya ngo niwe watumye uba mu bukene, ni wowe uzaba wizize. So ndaje mu kanya nkwereke izo company zishobora kuguha amafaranga, ntujye kure. Narivuze ko usabwa ubumenyi ni gukeneye. Ubundi iyo ufite ubumenyi ukaproving, kwerekana ko ufite ubumenyi rwose, amafaranga igishoro kiraboneka. Ntuzongere kugira ubwoba uvuga ati nzavana y'igishoro, amadolari 100 nzayavana hehe, amadolari 200, ayo ntago yagukiza. N'amadolari 1000 nayo ntago yagukiza. Hari companies zitanga amafaranga. Mbese ntutinye kwiga forex ngo kutabona igishoro. Ibi bintu bisubiramo kenshi. Ntutinye kwiga forex ngo kutabona igishoro. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, ntukomeze gushira mind yawe ngo utekereza kuri cya gishoro cy'amadolari 500, amadolari 300 ngo nicyo uzakoresha. Vana ibitekerezo byawe aho ngaho. Focus aho igitekerezo cyawe cyangwa se ibitekerezo byawe bihange ku madolari 10,000, 25, 50, 100, aba ariyo iba focus, aba ariyo iba target yawe, iba goal yawe. Ndaje mukanda kwereka ahantu uzavana ayo mafaranga, ariko mbere yo kukwereka hari amagambo nifuza kubanza kubwira abanyeshuri banjye. Hari amagambo nifuza kubanza kubabwira, mumbabarire muyatega amatwi, no kubibutsa intego, ituma ndi kubigisha aho nshaka kubageza. Ndashaka ngo mukurikire neza, mumbabarire ntimuzongera gukora amakosa muri gukora munsaba kujya kuri demo buri kanya muhatiriza. Iyo ntagushize kuri demo nuko mbona ko hataragera. Hari ibyo mbashaka kubanza kumenya. So hari amagambo nshaka kubanza ko ukurikira kugira ngo unyumve neza rwose. Noneho nze mbereke izo companies zishobora kuguha amafaranga. Now ushobora kuba utari umunyeshuri wanjye cyangwa se uri umunyeshuri wanjye, cyane ko umunyeshuri wanjye n'amagambo yawe. Intego yanjye mbigusubiriremo rwose. Intego yanjye nuko uzafata igishoro cy'ibihumbi 10 by'idolari, akaba ari cyo uheraho, ukazazamuka. Mara kubona amafaranga uzavana muri ibyo bihumbi 10 by'idolari, ukazayashora, ukazayasubizamo ukorera account y'ibihumbi 50, y'ibihumbi 100, y'ibihumbi 200. Niyo ntego yanjye. Nta munyeshuri n'umwe ndi kwigisha nifuza ko azajya mu rwego ruri hasi y'urwo ngurwo. Sinitaye ko wize amashuri mu ishuri, sinitaye ko utize, ibyo simbyitaho. Upfa kuba ufite ubwenge ku buryo mvuga ukanyumva, ubwenge bubasha guprocessing, bubasha kumva ibyo ndi kukwigisha. Sinitaye ku mashuri wize. Ushobora kuba wisuzugura, bona ko wewe
utakoresha amafaranga angana gutyo. Jye ngufitiye icyizere, ndabizi ko wabishobora. Wowe ndagusaba nawe wigirire icyizere, noneho dufatanye kureba ku ntego ziri hejuru. Reba uri gukoresha igishoro cy'ibihumbi 100 by'idolari, cy'ibihumbi 200 by'idolari, cya miliyoni y'idolari. Ninde wakubuza kugera kuri urwo rwego uretse wowe ubwawe? Nta wundi muntu wakubuza kugera kuri urwo rwego uretse wowe ubwawe. Kandi nawe impamvu yatuma utarugeraho nuko ukomeza kwibwira ko wewe bitakunda, donc atari ibyawe, ni iby'abandi, ni ibya coach, ni iby'abandi niwe wabigeraho, we ntabwo wabigeraho. No, ndabizi ko ubuzima hari igihe bugukanda bukakumvisha, ubukene bukakumvisha ku buryo hari ibintu ubona usigara, donc ugeraho ubona ko hari ibintu bitazigera bishoboka. Guys, aba traders, munyemerere iki kintu, iyi video ibafashe. Niba ndi gukosora ukaba banyeretse, narababwiye ko hari ahantu gutegeza kuri demo account kugira ngo ndebe niba skills naguhe barazimenye. Niba mbona ugifitemo amakosa, ugikuramo amakosa, ntago ndi bukwemerera gufungura demo account kugira ngo ujye gukora amakosa ushobora kubanza gukemura. Suko nashaka ko wavansa, suko nashaka ko ubimenya vuba cyangwa se utangira gukorera amafaranga vuba. Oya, si yo ndi gushaka ngo wige ugire ubumenyi buhagije, noneho uve kuri step imwe ujye ku yindi. Kujya kuri demo account ni step ya kabiri. Step ya mbere ni kwanza kwiga strategy nigisha ukayimenya neza, noneho step ya kabiri ikaba kujya kuri demo account. Iyo ugeze kuri step ya kabiri, test ngo hano uko demo account ugomba kuzayinsubiza yungutse. Rero ningushiraho ukagenda ukayitwika, kuza kumbwira ngo ninguhe andi mafaranga, nabikora ko ntabwo amafaranga afatika, ariko uri kwidindiza. Nyemerera ntihagire umuntu rwose ukomeza insistinga, ndebera nabikoze neza, reka noneho nje kuri demo account. No, intego dufatanye nawe, intego nta yindi. Intego nuko uzava ku madolari 100 uzaba uri gucuruza. N'ubundi ya test ya mbere ni gutambuka demo account wayungutse, hanyuma test ya kabiri ni ukoresha amadolari 100 ukayabyaza umusaruro, ukayungura, ukayacuruza byibuze amezi 6. Rwose icyo kintu nukinkorera, ndabizi uzaba uri kubaka ubumenyi buzatuma upasinga Profam. Niyo ntego nshaka kuzagira skills, ugire ubumenyi butuma upasinga Profam test, kugira ngo uhabwe ibihumbi 10 by'idolari, uhabwe ibihumbi 50 by'idolari. Nicyo ndi gushaka, niyo ntego nshaka kuzakorera menshi. Nshaka kugira skills, ugire ubumenyi bwinshi buzatuma upasinga test, kandi bugatuma ubasha kumanaginga y'amafaranga menshi. Naho ngaho nkwifuza. Rero guys, ntimukomeze tubigenze gutyo, tubigenze uko nguko, mwemere mba training muri ubwo buryo. So ibi ndikubabwira mwebwe kugira ngo n'abandi babyumvireho bataratangira kwiga. Intego nta yindi, nuko ugera kuri ya level. Niyo ntego. Amafaranga nababwiye nishuza n'amafaranga 100,000. Ni ushaka kwiga unyandikire kuri 0783011111. Unyandikire kugira ngo utangire. Amafaranga 100,000 gusa nkagufasha kugera ugeze kuri demo, kuri Profam account, ugeze aho ngaho ugacuruza ukunguka. Aho ngaho niho nzavuga nti ndasoje, wamaze kuba professional trader. Rero nuza kwiga uzaze witeze ko ugomba kwiga nyene biri serious. Ntabwo ndi bugushira kuri demo account ntabona ko wamaze kugira skills zihagije. Demo account iraba test ya kabiri. Nuyitsinda ukanyereka ko mu kwezi wamaze kuyungura, urabupasinze test, ndakubwiye noneho ushireho amafaranga afatika. Ariko wumve mbisubiremo, intego ni biriya bihumbi 10, ibihumbi 20 by'idolari, ibihumbi 50, ibihumbi 100, 200 hejuru kuzamura. Yaba ariyo ntego yanjye nawe. Okay, reka noneho mbereke kampani ya mbere itanga amafaranga. Iyi ni ya mbere ku isi. FTM ifite amateka, ikora neza, irahemba, irakwishyura. FTM ni number 1. Ni number 1 rwose, ni ya mbere. Ariko iyo ndi bukwereke ndi promotinga cyane, ntabwo ari FTM, nubwo FTM ariyo ya mbere. Ndagira nkwereke izi account. Urabona nk'iyi ni ibihumbi 10, 25, ibihumbi 50, ibihumbi 100, ibihumbi 200, biterwa n'amafaranga watanze kugira ngo upasinge iyo test. So reka wenda nkwereke nk'urugero. Nayibona kugira ngo upasinge iyi ngiyi bisaba ko bishura amadolari 108.
wishyura amadolari 108 ugapasinga, ugakora test, ugakora challenge, wayitsinda bakaba baguha iyi account ukayimanaginga. Donc ukamanaginga ibihumbi 10, noneho hakabaho kugabana inyungu. Sinarebye niyo batanga 60% niyo gitangira ko inyungu igenda izamuka uko maramo igihe, ushobora gutangira kuri 60%, donc bakaguhemba mu kunyungu baguha 60% bagatwara 40%, uko ugenda uzamuka igihe banagwiza no kuri 80%, 90% gutyo. Donc akaba ari utwara wo bagatwara 20 cyangwa 10%. Urabona nk'iyi ya 25 nayo utanga ngahe, reka nkurebere ayo utanga na amadolari 293 ugakora test. Ushobora gutsindwa, niyo mpamvu ninsista cyane nkashyira imbaraga nyene, ngomba kuba abanyeshuri, kubwira abanyeshuri cyane ngomba kuba tafu, ngomba nkoroheye nkabigira ibintu bisanzwe cyane, nkakureka ukagenda kandi mbona ufitemo makosa, naba ndi kuguhemukira. Ntago wazagera kuri rwego rwo kuba passing test, kuko muri test hano nta mikino, hari standard baguha, hari target baguha. Iyo utabikoze nkuko babishaka, urabyumva, ntabwo wa passing iyi test. Rero kugira ngo iyi passing ilifo ko mbatafu, ilifo ko nirinda kugira ibintu nirengagiza tudukosa, ngo ntwirengagize kugira ngo nkunezeze. Oya rwose ntago nabikora. So kugira ngo passing baguhe iyi account y'ibihumbi 25, bisaba ko uba wishuye aya madolari 293, wa passing test ukayitsinda, then bakaba baguha iyi account ukayimanaginga, mukajya mugabana inyungu. Hari account y'ibihumbi 50 by'idolari, nayo uyirebe amafaranga usabwa na amadolari 408 urayabona. Hanyuma hakaba n'iy'ibihumbi 100, iyo nangahe, ibihumbi 100 iyo nangahe na amadolari 633. Hanyuma y'ibihumbi 200, y'ibihumbi 200 nayo nangahe na amadolari 1200. Uri kubibona? Reka mbwire nk'abantu bo muri diaspora, amafaranga kuyabona ntabwo ari ikintu gikomeye kuri mwebwe, uretse ko biroroshye. N'amafaranga ntekereza, ndabizi ko expenses tuba twishizemo, abantu turi hano twishizemo ko mubona amafaranga menshi mukaba muri abakire cyane. Oya, turabizi, dufite amakuru yuko uko ushobora kuyabona ari menshi ni nako spending ari menshi, ku buryo utabona ahagije yo gusevinga. Ariko wihaye intego, nkurikije opportunities numva mufite aho ngaho zuko wakora ubuzi 2-3, ushobora kuvuga ati reka nshaka amafaranga yo kwishura test, passing test ya Profam, amadolari 300-600, ntago byagufata igihe kirekire kugira ngo uyabone. Ukakora cyane ukayabona, ariko ukabanza ukiga. Ikintu mbasaba abantu bari muri diaspora pe, mujya muntera impuhwe. Kubera iki? Kubera ko abanyeshuri benshi bari muri diaspora ntago babona umwanya uhagije wo kwiga, bituma batinda ibyo abandi bari kwiga mu cyumweru kimwe, ugasanga bamaze ukwezi kurenga utarabirangiza. Kubera ko ndabizi akazi, imibereho harimo stress nyinshi, bigatuma utabona umwanya uhagije wo kwiga. Ariko reka nkwiborere ino banga, niba ushobora kumanaginga account y'ibihumbi 100 by'idolari, yatuma usezera kuri ako kazi kagutera stress rwose, yatuma ugasezeraho ugakutungwa na forex. Bisaba kubyubaka, bisaba gukora ubaka ubumenyi, uhagira ubumenyi buhagije. Ushobora ukishyura n'iy'igihumbi 200, ukishyura account y'ibihumbi 200, ukagenda uzamura n'iya miliyoni bazayiguha. Upfa kuba ufite ikintu cy'ingenzi, mpora nsubiramo, ikintu ugomba kuba ufite ni skills, ubumenyi. Nicyo kintu cy'ingenzi ukeneye, ubundi ukabona uwo mudendezo wo kubaho uri gukora ibintu bitagutera stress, udahora muri stress y'ubuzima. Wakoresha izi Profam kugira ngo zikwinjiza amafaranga abasha kugutunga. Donc opportunities zirahari rwose. Reka mbere kino indi company yo yazanye agashya kadasanzwe katumye actually niko katumye nkora n'iyi video, ngo kamotive gukora iyi video kugira ngo mbereke iyo opportunity mu byazo umusaruro. Iyi company yitwa Funded Next. Urabona ni nkanda hano kuri, urabona iyi offer batanze, skip the challenge phase. Hano harimo offer muri Funded Next, nabo bagira offer, ugakora challenge y'ibihumbi 10, 5,000, ndaza kubibereka. Ariko noneho
bazanyemo akantu kuko ushobora gusimbuka iyo gahunda yo kubanza gukora challenge mbere yo baguha account, ukasimbuka aho ukishyura amafaranga ugahita wigenda direct baguha account umanaginga mukajya mugabana inyungu. Nibyo ngiye kukwereka, naza no kukwerekana n'izindi zisaba challenge, reka mbikwereke ubirebe. So funded next ngiyi urabibona, iyi gahunda bafite ni yitwa Stella Instant. Iyi Stella Instant baraguhamo, harimo offer eshatu, harimo iyi y'ibihumbi 5 utanga amadolari 195 bagahita baguha account y'ibihumbi 5 akaba ari uyimanaginga, urayimanaginga mukajya mugabana inyungu. Condition nuko wirinda guhomba 6% bizanga amadolari 300. Guys, ngira hari abantu babiri tumaze igihe turi gucuruzanya, ngira ngo barabonye ko ndi umuntu uri conservative cyane kugira ngo isoko rimpombye amafaranga riba ryancitse mba nibeshye bikabije kabisa, either rirayampa cyangwa se nkore ndi break even, nuko nguko nkora. Donc ndi conservative cyane iyo ndi gucuruza, ngira ngo umushiki wanjye ducuruzanya n'umuvandimwe ducuruzanya, ngira ngo barabizi, ariko cyane cyane my sister ngira ngo yaribonye ko I'm very conservative, ushobora kunguka duke buhoro, ariko kupfa kumpombya avuga ngo isoko rintwara amafaranga yanjye ntabwo mpfa kuryemerera rwose, keretse nye niyo sanze isoko n'ubundi ryari rigiye gukora icyo bita change of character, byo bisa nkaho biri inevitable. So urabona iyi utanga amadolari 195, ashobora kurengaho bitewe na fees, ushobora kugira amadolari 200 bitewe na fees zijyamo hano hagati. So bakaguha iyi y'ibihumbi 5, cyangwa se ugakora iyi y'ibihumbi 10 utanga amadolari hagera muri hafi 410 nkurikije 418 nkurikije du fees tuba turimo, ariko bagahita baguha iyi, baguha iyi challenge y'ibihumbi 10. It's not a challenge, baguha iyi capital, baguha ikigishoro ukagicuruza. Ibaze amadolari 410 yashize mu Rwanda ashobora kubagira 600 birenga. Ibyo ushobora kubishyira ari business ushobora kubishyiramo nyinshi agahita asha. Ufite skills zihagije muri forex, ari byo turi kugereza kuba hamwebwe, ukafata iyi account yaguhesha amafaranga. So hari n'iyi ngiyi 20 utanga amadolari 780 nayo bakayiguha. Iyi ni instant, nta zindi birongeraho, ntandi yo hano niho nta andi mafaranga barongeraho, nize 3 bari gutanga, ariko burangira ngo mu gihe kiri imbere bazatanga n'izibihumbi 50 n'izibihumbi 100. So izi ni direct, bahita baguha account bitabaye ngombwa ko ujya gupasinga ama challenge. So reka nkwereke noneho igihe wagiye gupasinga challenge, nkwereke igihe wagiye gupasinga, ushatse gupasinga challenge ukuntu biba bimeze. Reka mbikwereke urebe igihe ushatse gupasinga challenge. Okay, sorry nasubiye inyuma, reka turebe nk'ini hano muri Stella Light baraguha igishoro kugeza ku bihumbi 200 by'idolari. Urahitamo 200 by'idolari kamere kuri 5 wishyura amadolari 32. Bavandimwe muhora mufite ibibazo by'uko ngo nta gishoro, ngo ntago nabona amadolari 1000. Reba amadolari 32, wumve ngo ukeneye kuba ufite skills, mbisubiremo n'ubumenyi ukeneye kubona amadolari 32 rwose ndabizi wakwemerera gukora amanywa n'ijoro ukayabona, ugahabwa a capital y'ibihumbi 5 igihe wapasinze test. Skills, strategy strong na discipline, icyo kintu nibyo bintu nibandaho cyane. Ubundi ukaba bifite amadolari 32 ashobora kurenga bitewe n'udufize karengaho makeya, bakaguha account y'ibihumbi 5 ukayijera. Bantu banjye hari umushuti wanjye witwa Serge niwe ukunze kuvuga ati bantu banjye ndamusuje cyane. So account y'ibihumbi 5 ufite utudolari 33 barayiguha ukaba wakorera amafaranga igihe wapasinze challenge. Reba account y'ibihumbi 10 vraiment funded next irarenze, yo yagabanije ibiciro cyane. Mu gihe hano account y'ibihumbi 10 kuri FTM irahenze kubera ko ni number 1, ariko na funded next nayo ni vraiment iri navuga ngo iri perfect, ni nziza cyane kubera ko
bafite amaprograme ahendutse kandi meza. Urabona ko muri FTM baraguca ijana nangahe, ariko hano ni amadolari atageze no 60 kugira ngo baguhe capital y'ibihumbi 100. Reba kuri capital y'ibihumbi 25 uratanga amadolari 139. Washije gupasinga iyi challenge rwose baraguha capital ukayimanaginga mukagabana igishoro batwara 60% batware 40, bikomeje kuzamura baguha 80% batware 20. Urabyumva ko atawara amafaranga makeya. Utanga amadolari 229 baguhe capital y'ibihumbi 50. Utanga amadolari 399 baguhe capital y'ibihumbi 100. Wow, funded next irarenze. Utange amadolari ibihumbi 200 baguhe capital y'ibihumbi. Donc utange amadolari 700 nangahe baguhe capital y'ibihumbi 200. So ndaza gushira link ya Funded Next, ndaza gushiraho link ushaka gutangira challenge nibiki, ndaza gushiraho link, nshiraho na referral code kugira ngo bizakorohere gutangira. Ariko vraiment iyi Funded Next na recommendinga kubera ko irahendutse je naguze account direct nashatse kujya ibintu by'amapassing amatest byo narabyihoreye ngura account direct. So uze kureba muri description ya the video ndaza gushiramo link kugira ngo ubashe gutangira challenge yawe niba ufite skills. Unyumve neza niba ufite skills, ariko niba utafite skills ukaba udafite skills, ngwino wige muri House Church College. Vraiment nta kintu tutabakorera kugira ngo bino bintu biborohere, mwige ibintu bibafitiye akamaro, mwige skills zikomeye ku mafaranga makeya. Nyuma cyane mvuga nti reka mfashe na bene wacu b'abarundi nkabagabaniriza kuri kiriya giciro. Muze kureba video hano narabagabanirije kuri kiriya giciro mu buryo bukabije rwose kugira ngo izi programme aya mahirwe muyabyaza umusaruro. So navuga nti we nturebe situation urimo, nturebe cyane ngo ndakenye, ngo komeze urebe amaso yakomeze arebe ku bukene bwawe. No, wowe reba ibishoboka, nibiki bishoboka, nibiki ushobora kugeraho. Kwiga ukagira ubumenyi, kiretse ufite ikibazo cyo mu mutwe ntago wabura kunkurikira ufite ikibazo cyo mu mutwe. Kuba ufite ubwenge tangira wige. Amafaranga 100 rwose twishuza n'amafaranga make cyane, ugatangira ukiga. Noneho uze ufite mu mutwe apana guhita making amafaranga nona. Uze ufite mu mutwe ubwira ati uje ukambwira ati coach ndakeneye ko mubumenyi. Aho kantu karanshimisha cyane kuruta umuntu ubwira ati coach ndashaka ko ese natangira gukorera ngahe ku munsi. Oya, aho kantu hari ukuntu kanyumfendinga. Ngwino ufite purpose yo kugira ubumenyi. Noneho ayo ngayo uri gutekereza uzayabona unayarenze cyane. So unyandikire kuri 0783011211 kugira ngo uze niba udafite ubumenyi bwa forex uze wige. Vraiment amafaranga 100 ni make rwose, ni make cyane. Noneho uze ngo training gutegura kuzapasinga iyi test. Wowe n'abanyeshuri banje bandi ndabasabye mureke mba training kuko ikomeje consistinga mademoniki birangora ko mbabona ko ufite inyota, ariko nyene uburi oblige nyene kubanza kugira ubumenyi kuko icyo ndi gushakira intego mfite no kugira ngo ubanze ugire ubumenyi bwo gupasinga iyi test kugira ngo uzatsinde. Rero kugira ngo uzabigereho bisaba ko nyene ngo training nkakwigisha nkashiramo nyene akantu ko kubikazamo gato kugira ngo uzasohoke rwose ufite ubumenyi buhagije. So niyo opportunity nashaka kubabwira, wanyandikira ukaza niba ushaka kwiga ngwino wige, ni karibu. Hanyuma abanyeshuri banyarabwira nti courage, ahantu turi kugana ni heza cyane, mu gihe kiri imbere rwose uzakorera amafaranga afatika, ariko banza wicare wige usobanukirwe. Murakoze, ubwo naha video y'ubutaha.